ngeze amahirwe urakanguka Madura. Mbega umugabo ngo aragona. Uzi ko wagira ngo ni igikoko nararanye nacyo. Uretse unyihe rero urashaka kunyiha kandi uzi ko wishyizwe utajya ugona ntawe uragona ati upfa ko washyizemo kamwe gusa. Gerekana inywere di senzacuruza byeri ngo zimpumurire gusa ngomba no kumaho ariko uzi ko hari nirirwa mu idepo batunda amakese bazana ndi uko azicu gusa ari nako zimpumurira. Gerekana inywere rero simubujije ariko umenye ko ugomba no kwirinda igihombo urumva hato tutazaba iciro ry'imigani nangaha ngo mushiki wanjye yasize akabari gahinda hasiga idepo y'inzoga amacumbi ndetse n'amazu y'ubucuruzi byose turabirya birarangira biraduhombera. Umuhungu we natabiduturumburamo. Umuhungu we kweke reka nicecekere mama we reka nicecekere Madura rwose reka mfunga umunwa wanjye bizaturuke ku bandi batariki tutazavuga ngo uteranya na mwishywa wawe. ayada oya Kanyi bimbwire neza yumviye nibyo mbwira niba kariya kagwe gatangiye gukura maze nkereke. Icyo nzi nuko nutagira icyo ukora ngo umucubye hakiri kare uzajya kubona ubonazanya abayobozi baduterurane n'ibirago twazanye batujugunya hanze tugenda uko twaje nk'uko yirirwa bivuga. Utiki nabanje kugira ngo ni amagambo ariko ubu ntibikiri inkuru mbarirano Madura yabinyibwiriye mbona nkubone bishoboka umugabo natanga niberi natwaye twicaranye hariya ku idepo niho wanshubije nari ngiye kumukubita taburete ngo mumene umutwe nemere mfungwa wo gusuzugurwa n'igihe ringana kuri iki. Abana bo winyange koko niki tubima ku buryo kabera ntukiri imbere y'abantu kandi ko turi mu byabo turi mu byanyine inshuro 2 cyangwa 3 namusibije ishuri nizavugira ngo ngiye kumukura mu ishuri koko. Bana yanjye ariko bishoboka gose kuki naje ntuyimbwirije ibintu kugukanyi kuki utabingiye ko Madura nubwo yari yandushije umujinya akavuga ngo mbikubwire nge nahisemo guceceka rwose. Kubera ikizi iby'imiryango ndabizi kandi wabona atari we ahubwo ari abanyeshyari b'inama mushyiramo amagambo nako baramwoshya si gusa kuko asigaye niba ukumva namperutse kubura amafaranga ndaceceka. Ntibishoboka rwose ariko ntushigira umutagatifu ngo ukabye Kanyi umwana gutuka uceceke ubura amafaranga uceceke urumire ubwo urumva udashyikiye amafuti wowe. Mbabarira cyane Madura sinshaka kushwara na mwishywa wawe ari igihe biturutseho naho ibyo kubura amafaranga byo ntacyo nari kwirirwa mvuga kuko igisambo narakimenye. Uraceceka ngize ngo ndavuga kinkangisha ko ibyo niratama atari ibyanjye nta kindira nari kurenza. Bishoboka biti Kanyi ubwo koko yije amafaranga uramwihorera uracece kurarumira nari kuvuga iki se. Aya ntibishoboka uragira ngo tuzahombe kubera iriya nyana yimbwa ari amacuho gusa uriya mutwe musa. Imari ndimo urumva ni ya mushiki wanjye nashaka kunyiteruraho irangegera urumva nzanayirukana hano irorongotane ijye gushaka se. Imbwa gusa koko amafaranga wabuze nangahe kandi umbwire n'amagambo yakubwiye yose nawe yirirwa rogutwa hariya nta niso nagira. Yewe na amafaranga 40 nari ngiye guha mucoma ngo azane ihene maze nayafashije hariya kuri kontwari nitaba telefone akanya gato mbese narangaye gato ngarutse ndayabura kandi nta wundi muntu uhageze utari kabera. Ubwo niwe singize ngo ndamubaza arantuka koko arantuka arankurugutura mburaho nkirwa pe. Bishoboka ibyo bintu byose ntabwo uri kuyumva rwose ubwo haramuretse ayo mafaranga yose aragenda arayarya uranaceceka ntiwambwira arayarya arya nk'inyezi arayayongobeza. Ubwo se nari kukubwira iki Maduranya rwose ko nirindi cyari cyo cyose cyatuma ushyamirana n'abana ba mushiki wawe bindutse. Oya simbyumva rwose ibintu ntabwo byumvikana ubwo wamusanze hakiye afite niwe yamwakarya ngo udakoma rutende. Yarabihakanye cyane rwose ni nako kumbwira amagambo menshi ntasubiramo yuko twavuye wacu tukaza kuba mu mitungo yabo ko tumubuza kwiga ko ari hafi kuzuza imyaka y'ubukuru akatwirukana tugasubira ku isuku n'ibindi byinshi ntasubiramo. Bene na rwose yari ahari niba ugira ngo ndakubeka umuhamagara umubaze pe ariko ndagira mu bwiza ukuri ayo magambo kuko ni kabera ubwo yakubwiye. Ubu se ndamubeshyira ngo bimarire iki koko Madura ese ubundi wowe utabona niki uriya mwana uhora hekenya amenyo uhora shwana na twiringi wacu uzi ko bapfiki
ko burya mucyurira ngo bavuye muri nyakatsi zo mu mudugudu ngo baza kuba muri kadasitiri nyina yubatse. uranyumvira iyo mbwa aramucyurira cyane umwana wanjye akananirwa kwihangana bakarwana. ibyo bintu sinshobora kubyihanganira. ayo magambo akorogoshora aricyo sinayihanganira. umva Kabera ndamwica none. ariko se kubyutse ugiye ngiye kumubyutsa. urumva ngiye kumubyutsa musohore muri iyi nzu arare hanze. nibwo abona ko atandusha ububasha ku mitungo ya mushiki wanjye. imbwa gusa asoni. ayiwe none harakira Kabera wanjye ariko nishimwe ko niko Kabera w'amacuho. Kabera gicucu wacu imyenda yo misiri krokodili niko nyankara gato byuka usohokera ari n'indarana n'inga za hanze. byuka sha byuka ntibishoboka. kwanga ako gasuzuguro kagomba kugushiramo. asoni kwanga wambabaye ugaceceka koko mwana wa mama. ubuso uragira ngo nanjye ndire? erega ni wowe undiza Kabe. urambwira ko wamaze gufata umwanzuro wo kwigendera ukumva nshobora kwishimira ko ugiye koko. nanjye gufata umwanzuro wo kuva inaha birangoye Gaju, ariko ngomba kugenda kuko nengoma ino twembi ntawe uzatera imbere. tuzakomeza gukora tuvunika ariko ntacyo tuzageraho. uyu mwaka nasibiye atari uko ndi umuswa. uyu munsi Kabera yize, ejo yasibye, ejo bundi yize, burakeye yarasibye. ndabihaze rwose. ngomba kujya gushakira ubuzima ahandi. ubwo nyine Imana yabonye ko kwiga atari ibyanjye. nzahamana n'iyisumbuye nize, natantunga nyine nzatungwa n'ibindi. uransiga muri uyu muriro ngo ukomeze kungurumanaho njyenyine ukumva uzagaruka usanga nkiriho koko Kabe. ko nanjye nigaga kuko wanyitangiraga ugakora ha babiri bakandeka nkajyayo. icyo usabwa ni ukwihangana mushiki wanjye nkunda. ndabizi Mukamarume azakomeza kugutuka no kugutoteza, ariko ntuzacike intege. ngemera njye gushaka imibereho, nibwo tuzabona amafaranga nige nawe wige. ningenda nzabaho, ariko ninguma hano bariya abantu no kunyica bazanyica. ubu mama yajyagaye koko. kuki abapfuye batareba inyuma? ubu kuko ntabwo abareba ko ibyo yavunikiye byose tw'abana be tubyicirwamo n'inzara tukabitukirwaho bakaturaza hanze bo baraye mu nzu yubatse. rekeraho mama, muri kiruhukire mu mahoro rwose. icyo nzi nuko marume n'umugore we bazatungurwa. Kabe karame Gaju, ko mama yapfuye muri kumwe, nibura yakubwiye data ngo tujye kumushaka. rwose aba ariho nzasigara kugira ngo nsigarane na Mukamarume w'umugore. ntawe yambwiye Gaju. ubu se koko nzaba muri rugo ntudahari koko Kabe? kari wowe wandindaga inkoni ukemera ugakubitwa mu mwanya wanjye. ko ari wowe wandindaga kiriya gisozi ngo nitwiringe. Gaju umwana wa mama, witekereza cyane. utavaho utuma nisubiraho nkaguma inaha, kandi mbibona ko nta cyerekezo ubuzima bwanjye bwaba bufite mpahamye. wowe ntacyo bazagutwara, ariko ngiye no kunyica banyica. banziza ibyo mama yaruhiye. ndabizi Kabe, ndabizi rwose. kandi aho kugira ngo bakwice wagenda nkamenya ko uri ahandi ariko uriho. icyo ngusabye ni kimwe, uzirinde ko twiringira gusuzugura. uri umwana w'umukobwa muto, ariko ugomba kwihagararaho. icyo cyo ndakikwemereye. uretse na twiringi nta muntu uwo ari we wese nzemera ko ansuzugura. ikindi ngusabye mushiki wanjye, ugomba kwiga. uribuka ko kuva uri umwana muto, iyo mama yarwaraga wamubwiraga ko uzaba dogiteri uvura abamama, maze ukazamuvura ntiyongere kurwara. ndabyibuka Kabe, gusa ntabyo nkize kuko n'ubundi mama nashakaga kuvura yarigendeye. ikindi mama yari akiriho yarananyemereye kuzanyishurira ishuri iryo ari ryo ryose, naho ryaba iryo ku wundi mugabane. inzozi zanjye zarangiye umunsi mva mu ishuri ngasanga urugo rwuzuye abantu. nagera mu nzu ngasanga uririra uruhande rw'umurambo wa mama. Gaju, ndakumva. mama ntiyagusize wenyine, yagusigiye musaza wawe Kabera. ahari arabizi ko ngukunda cyane, arabizi ko ntacyo uzamburana.
arabizi ko ibyo namusezeranije nzabikora, kukwitaho byaba ngombwa nka kwitangira. Erega Kabera, wowe wanagize amahirwe yo kuganira na mama mu minsi ye ya nyuma, nahongera mbonaga akarira gusa. Uriya munsi nashatse gusiba ishuri aranyuhura ngo ngende, ngo kuko niteguraga gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Iyo mbimenya sinari kuva iruhande rwe Kabe. Nagiye mbona mu maso yabungamo amarira, ntabwo nari nzi ko aribwo bwa nyuma. Yarizwaga nuko gusiza uri muto cyane, kandi yari abizi ko musaza we ari igisambo. Byose nta cyabaye ngo kintangaze, byose mama yari yarabimbwiye. Mama yari abizi ko napfa musaza azahita yimuka iwe akazi iwacu, akigarurira ubucuruzi bwe bwose n'inzu tubamo akayigiriye. Yari abizi Gaju, yarabimbwiye. Yarambwiye ngo maduranye musaza wanjye, ndamuzi sinakwirirwa mubwira ngo azamenyera abana. Wowe uzimenye, umenye na mushiki wawe. Mu gihe mukiri bato muzateseka. Ariko Kabera mwana wanjye, uzakomere unakomere kuri gashiki kawe. Uzakarinde ibyonnyi, dore ni byinshi. Uzakora uko ushoboye rwose, ntuzabime. Nese kuki utahise umubaza papa Kabe? Kuki utamubajije? Ubwo ntiyari guhita mukubwira. Mama ambwira ayo magambo yararembye cyane Gaju. Sinari kumutesha umutwe adafite ngo mubaze data. Icyo yabashije kumbwira nuko data yamubeshye akamukunda azi ko ari umusore kandi ari umugabo ufite umugore. Koko yambwiye ko baherukana ndi muto cyane, uwo wagutwite. Ari nabwo yamenye amakuru yose, kandi umunsi yabimenye nibwo yahise agaruka inaha ariho iwabo. Yiyemeza gukora cyane ngo akorere abana be. Gaju, ndakwinginze data mwikuremo, yaba ariho cyangwa atakiriho. Tuzabaho tutamuzi, ubwo nyine niko Imana yabiduhitiyemo. Uvuze ukuri Kabe. Ubundi umuntu wabeshye mama atyo akaba atarigeze amushakisha azi ko yamujyaniye abana, ubwo ngewe nabamushakaho iki? Haguruka rero tuzamuke. Ndabizi uzankumbura mwana wa mama. Nanjye kandi nzagukumbura, ariko ngufite aha ku mutima wanjye. Nshobora kuzatinda, ariko ntuzarambirwe kuntegereza. Uzihanganira ibikugerageza kugeza ngarutse nkagusanga hano iwacu. Nzajya ngusengera buri munota, buri saha, kugira ngo aho ugiye uzahirwe, kugira ngo uzagaruke amahoro Kabe. Kandi ngusezeranije ko nzihangana nkagutegereza. Nanjye nzajya ngusengera Gaju. Urajya gucya nagiye rero, umuntu wanyemereye kunjyana arazinduka cyane. Nyemerera ngusezere, kuko sinzi igihe nzongera kukubonera. Kabera mwana wa mama, Imana izakundindire tuzongere kubonana, kandi uzagende neza uzi ko ntaho nsize. Ese ko bagusize hano wenyine ubwo urabivamo kanki? Undi mwazampaye akazi nkazajya nza kubafasha ko nirirwa fubusa. Wagiye uza ukanyifashiriza se kubona bitoroshye beri nawe. Kaze neza nari ngukumbuye muri iyi minsi wariburishije. Komera cyane uraho. Uraho neza. Niwe mwabuze muhugiye mu bucuruzi. Nge nahora ntese ko nta kazi ngira. Nyamara umfashe neza nabwira Maduranya akaguha akazi beri. Rahira. Ukamufasha hariya ku kabari. Twiringe bari mu macumbi. Nanjye nkirirwa hano ku buryo akenshi Maduranya yisanga ari wenyine n'abakozi hariya muri bari. Kandi uzi ko ku manywa tuhakoresha nka resitora. Rero urumva ko akazi ari kenshi kandi Sarigoma twabuze irengero ryayo. Sarigoma. Inama wangiriye nayishyize mu bikorwa reka. Kagire ngo naraye mu gutwi kwa nyirarume mubwira ukuntu ntuka n'uburyo ari igisambo. Kandi ngo natamukosora azadukoraho. Ntumbwire ko wateranije Kabera na nyirarume none akaba yaragiye. Kubateranya gusa. Ko nacanye umuriro da. Utoroshyera. Maduranya akabyuka yiruka akagenda akamuturumbura mu buriri akamuhondagura. Yarangiza akamusohora mu nzu akamuraza hanze. Ubwo rero yamaze kabiri yibyimbishije. Ku munsi wa gatatu turamubura sinzi iyo yohoheye. Ntiwumva se? Buriya kariya gakobwa ntacyo gatwaye. Wowe uzamenya ubwenge gusa.
ntuzatume karangiza amashuri ejo bundi nagakora icyiciro rusange cyayisumbuye uzahita ugashakira umugabo akagukize nibyo naho ubundi umwana w'umuhungu ni mubi ntimwari kuzamutunganira byose yawe icara ahubwo ngo ikibyeri gikonje ukigotomere umva rwose uri umujyanama mwiza pe cyiza na rwose nyigotomere wabimenye mfite icyaka ahangaha wagira ngo namize ipasi tera rwose reka nyumvishe kiranaryoshye ntureba se icyaka cyari kinyisha byo ntabwo byoroshye uzi ko nari ngurumanye wa ikize icyaka rwose wagira inshuti yagira nawe rwose nawe ubundi se iyo utamwikiza ubona mwari kuzamutunganira depo y'inzoga akabari gahinda amaze acumbikira abagenzi amaze akodeshwa yewe n'ibindi ntarondoye kuba inyange yari umukirera yewe uriya mugore yari azi gukora abereye sinzi ko njye n'umugabo wanjye tuzabivamo pe tugenda ducukumbura n'ibindi tutari tuzi reka buriya inzu umwite ndakoreramo yari ayifatanyije n'uw'inyange rahira twagize gutya turacukumbura mu bikarito tubonamo ibyangombwa byayo reka byanditseho amazina yabo bombi Maduranya nyine ajyayo arabimwemerera ariko nyine aramwaragurika nyine kuko yari yarabiduhishe yewe ntiyaryamaga yakoraga amanywa nijoro nanjye rero burandi umukozi mumpaye akazi naza nkabafasha mwaba mureba ibyo muri mu kazi wawe yasize twabikuba kabiri icyo gitekerezo ndakigeza kuri Maduranya rwose kandi akwemera kuba arabyemera aranyemera burya ahubwo mfite n'ikindi gitekerezo cyabafasha gutera imbere kanyi ngo kundira ko harana ibitekerezo bishya beri mbwira rwose ngo uteze yombi urabona ko mutuye hano mu isantere kandi mufite ibikorwa bibinjiriza amafaranga ndimwe rero nagurisha hariya nari ntuye n'imirima nkayigurisha ayo mafaranga mukayagura imodoka izajya ibafasha mu bucuruzi bwanyu igakora n'ubwikorezi bw'imyaka iyivana muri iyi santeri yijyana mu mijyi itandukanye oya beri ntitwagurisha imirima kandi n'ubu tuyihingisha tukabona dutunga rwose wihutiye guhakana utanyumvise neza kanyi simvuze ngo mugurishe imirima yose ku buryo mwicuraho muhinga bike byunganira ibyo mwahashye igitekerezo cyane ni uko mwagiraho mugurisha mukagura iyo modoka hazi iryo shema ryo kwitunga nyine mukaryumva imodoka irakenewe kuko n'ubundi mbona umuntu umaze gutera imbere no wese ayigura ariko rero sinzi ko Maduranya yakwemera kugurisha n'ukuri nyamara yabafasha kanyi n'uriya muhungu wanyu wanze ishuri mwamumuboneye icyo akora mwahita mumurihira akiga amategeko y'umuhanda no gutwara iyo modoka akajya yitwara kora haberi twiringiye ayitwara rwose yajya yipakira imyaka akajya kuyiranguza mu mijyi abandi bacuruzi b'inaha nabo bajya babahibira kuko kugeza ubu mu isantere y'ini wacu umuntu ufite fuso n'umwe gusa igera imana wenyine na Maduranya araje abo wa kabiri nuko rero hega buriya yahanyu havuyemo amafaranga make mwana afata umuryango umwe muri iyi kodeshwa yari yamura mu kazi wawe yewe ukawutanga ukifunukuriza fuso nshyashya ikaza mu mashashi rwose icyo gitekerezo ni cyiza cyane ni cyiza kuba inshuti nawe ntako bisa bene ntako bisa ubundi kuza ubwenge utarize yuza kwiga ubu ntubutwara indege cyangwa icyogajuru nareza rero ntugira ngo ndi nkawe urakoze kwiga ukamenya ubwenge maze ukambera inshuti n'umujyanama gusa iyo fuso nimwayiyandikisha mu mazina yanyu kuko uriya muhungu wamura mu kazi wawe wagiye ntuzi icyamujyanye mu gihe kitazaba agize imyaka y'ubukure uburyo azaba yemerewe gucunga imitungo nyina yasize dusaburanwa none wowe n'umugabo wawe nyine nimurangara muzajya kubona mubona araje basohoye iwabo uko mwaje da none nikoze sha bakongera kandi gatebe gakonje se ko mbona ugifite icyaka oya murakoze cyane kandi ndabashimira ko umuntu abaye iyo mutahinguka baba banyishe
tuza humura ntawongera kugukubita. yego. Hanyuma ahubwo ndagira ngo tuganire sibyo. Icya mbere ndashaka kumenya ngo witwa nde. Icya kabiri niki cyaguteye kuza kwiba hano? Ngewe nitwa Kabera ariko rwose ntabwo nazanywe no kwiba. Buriya rero shaho umuntu wese winjira hano rwose aza tumureba. Gusa wowe ushobora kuba warinjiye ushinzwe kugenzura kuri za kamera arangaye. Ariko rwose kamera zatugaragarira amasaha winjiriyeho ahangaha ejo nimugoroba sibyo. Waje witendetse ku modoka hanyuma kamera zongera kukugaragaza mu gitondo uri kugenda wububa. None niba utari umujura kuki waje witendetse ku modoka ikakwinjizamo hano? Rwose ndababwiza ukuri kuko nabonye muri abantu beza musanze bankubita murantabara. Nubundi iyo mubishaka muba mwabyihoreye bakankubita kugeza mpfuye. Munyemerere rwose muntege amatwi mbabwire ikibazo cyanjye. Oya nguteze amatwi nta kibazo mbwira. Ihangane shaka Kabera ihangane. Birashoboka ko ubuzima bwagushaririye ariko si byiza gukemuza ikibazo ikindi cyangwa ukagikemura mu nzira zitari nziza sibyo. Mu by'ukuri imodoka yanyinjije hano nayuriye nyine ngira ngo ninjire hano mbona aho ndara kandi niko byagenze. Yamaze guhagarara mpita ninjira munsi yayo nta muntu mbonye aba ariho ndyama. Nta kindi nitayeho rero ibyo gutekereza ko bashobora kuza kuyihakura ntaravamo ikangonga nta nubwo nabyitekereje nabyo rwose kuko gupfa numvaga ntacyo bimbwiye rwose kuri njyewe no gupfa nta kibazo. None se iwanyu barakwirukanye shaka? Ntawanyirukanye. Nafashe icyemezo cyo guhunga ubuzima bubi nako ni inzira isharira natangiye ubwo mama yari amaze gupfa mu mpera z'umwaka ushize. Ndakumva komeza umbwire. Mfite agahinda kenshi kuko mama yafunitse cyane agashakisha ibizatubeshaho njye na mushiki wanjye. None nkaba ngeze ubwo nkubitwa nitwa ingegera n'umujura. Nese byakugendekeye bite Kabera? Ndashaka kumenya byakugendekeye bite koko. Mama yapfuye mu mpera z'umwaka ushize nyine nk'uko nabikubwiye. Nabyumvise. Nigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Ubu nari kuba ndi mu wa 3 nako mu wa 5 kuko umwaka yapfiyemo nawusibiyemo kubera ko igihe yarwaraga ntajyaga kwiga. Amaze gupfa rero musaza w'umwe bavaga indimwe yahise yimukira iwacu araza n'umugore we n'umuhungu we birara mu byo mama yaruhiye byose babigira ibyabo. Batangira kudutoteza njyewe n'agashiki kanjye. Nuko bakansibye ishuri umuhungu wabo w'ikirara kigomeke akantuka rimwe na rimwe nyine ngananirwa kwihangana tukarwana. Bakadutuka ngo turi ibinyendaro n'ubundi ngo tujye gushaka aho data aba. Ihangane Kabera ihangane sha ihangane rwose. Icyatumye mpitamo gutoroka rero nkaza mu mujyi nuko Mukamarume yambeshyeye ngo nibye amafaranga. Marume arankubita andaza hanze hanyuma bakambwira ngo ayo nibye nyine ngo nayo yari kuzanyishurira ishuri ubwo nyine ndangirijeho bakanankangisha kunyica. Aho mutuye se nta bayobozi bahaba? Abayobozi barahaba ariko bose ni inshuti za Marume abandi ni inshuti z'umugore usanga yabateretse amayoga kandi byose ari imitungo ya mama atagaguza. Ku buryo warengana utyo shaka? Uretse ko nta n'uwo nigeze njya kuregera
nafashe icyemezo cyo kuva iwacu nkaza gushakisha ubuzima mu mujyi. Ni ingingo umuntu usanzwe uwuzamo ngo anzane ansaba n'amafaranga, ndemera ngurisha igare ryanjye. Igare ryanjye mama yari yaranguriye ndarigurisha kugira ngo mbone itike nayo yansabaga, ariko nawe ntiyambereye umwana mwiza, yambereye umuhemu. atewe Imodoka yatugejeje muri gare, arambwira ngo amafaranga nsigaranye nyamuhe ayabike ngo batayanyiba, ngo kuko umuntu ugeze mu mujyi bwa mbere ngo aba yigaragaza, ngo kandi ngo iyo bamubonye ngo baramucucura. Amafaranga mba ndayamuhaye, turazamuka tugeze hariya munsi ya hano, arambwira ngo mpagarare ngo murinde ngo ajye gushaka ngo aho yihagarika. Umuntu ndamutegereza ndamubura. poresha ubwo wahuye n'umutubuzi kandi ari umuntu uvuka mu rugo iwacu ndamuzi. abantu benshi baza muri uyu mujyi ntacyo baje kuhakora, nuko babaho burya. ubwo nyine muri uyu mujyi aha batunzwe no gutuburira abantu akabambura utwabo. none se shakabe kukiri umwana ubuje muri uyu mujyi koko ngo uhakora iki? Ariko akazi nabona kose njye nagakora, niba ngombwa nzakora amanywa na nijoro kugira ngo mbone imibereho, bityo nzakure mushiki wanjye mu bibazo namusizemo. abo se nawe uri umwana ndakubona rwose nturageze imyaka yo gukorera amafaranga. ahubwo nawe wari ukwiye gusubira kwiga rwose kabe. Kwiga nabikundaga ariko ubwo nyine nta kundi. ayaya ibyo ko bimbereye ihurizo wa mwana ubu ndagufasha iki koko? ariko rero uzi ko umunsi umwe uzatuma umwana twumva akatuba mubere impamo da ni amasaha yasinziriye. nanze kwirirwa mwohereza kwa nyirakuru kandi wambwiye ko utari butinde. ariko urabizi nakora uteka neza nkanezerwa. akazi sibyo ntakora neza nk'ikimadura. gusa sasa byose sawa. beri kabura umwanzi, ibyawe byose biba ari terebye. koko se ngaho mbwira rero kuko rwose nanze kubaza nyirakijije ntarakubaza. aha umuti narawucaniriye ndahumuhara wugutomera da. iki ibyo twavugaye byose ntabimubwiye, maze arananzengerera ngo muhaye igitekerezo cyiza. kagira inkuru wanamubwiye ko n'imodoka tuzayikwandikishaho. urumva ibyo nari guhita mbimubwira se? yari gukeka ibindi. kwerekeza namugira inama ko mugurisha ibyo mwari mutunze, amafaranga yaba make mukongeraho imwe mu nzu z'ubucuruzi muzo mushiki wawe yasize, mukagura fuso yo kwikorera imyaka. gusa nyine ndamubwira ngo ntimuzayandikisheho kugira ngo umwishywa wawe mutazi aho ari naramukaje akabahinduka itazagenda mu mitungo itari iyanyu. mukarabyemera se? ataruhanyije cyane kandi yari yarandahiye inkanda z'abakuru ko atazagurisha. icyo adashaka nyine ni ukugurisha imirima yose, ariko n'umutwara buhoro nabizi ko azabyemera yose mukayigurisha. ubundi se ko mudateganya ngo gusubira ku isuka abikiriza imirimo yo kugira ati ndabizi se erega ni nyirakijije umva wari muhingi wamwitegereje. uramenye madura utazacibwa rwose ka nyine akamenya ko umwita iryo zina. ndabizi ko ari kode yacu nubwo twaba turi kumwe nawe tukarikoresha yarara kihuye nene gusa. ntihamwiteguye rwose n'umukiriya ndamufite azabaho ifaranga rishyushye. beri bakumva urabizi ko ntashobora kujya munsi ya miliyoni 20. ariko ko n'ukwifuza amadura uzamugabanyiriza gute se? erega ni musaza wanjye kandi nyine urabyumva ubwo ni muramu wawe. ariko rero beri aya pe ntabwo nzagabanya. mvara iriya sambu yanjye yera urutoki ku rwego rwo hejuru. nuko nyine nyirakijije uriya ari umunebwe ntamenye kurukorera cyangwa ngo aruhinge ku buryo bwa kijyambere.
uzi umuntu azi gukora yayibyaza umusaruro bikomeye. ariko uvuga utyo rwose ngira ngo si umugore wawe uvuga urarengera rwose. ese ni ibiki uretse gato mfatisha urebe. zamusezera asubira iwabo asenena. yewe si ukuzana undi mugore mwiza nkawe se uzi gukaraba gacya. ugomba kubyitwaramo neza Madura, akabanza akemera ko imodoka muyinyandikishaho, kuko nabyanga ikabandikwaho mwishywa wazaza ibamburane n'indi mitungo ya nyina yose, usanga mubuze byose da. bisobanurire mbareka. none se ahubwo wa muntu wambwiye ko azamfasha kwiyandikisha iriya mitungo bimeze bite yose? hari uwo musaza wanjye mvuga se, ukaba ushaka kumuhenda urumva azemera kugufasha Madura? mva nkubwire Beri, wowe uzaduhuje twivuganire. ndabizi tuzumvikana nkurikije uko ujya umuvuga kenshi. ni umukire kandi agaciro k'ubutaka ntazampenda. hanyuma se bya bindi byo kuguha akazi ibyo ushaka ukaza tukajya twiriranwa. ariko uzi ukuntu ngukumbura. ibyo nabyo byaciyemo yewe. nibyo si ugishe kuri Beri nawe. ariko Madura ugishe kuri se Madura nyereka kunyira igito datuma nze kajyana umwana agakambwa. ibwana se ariko ni nk'ibyo byose. umva se uriya mwana nawe ujya umenya ko ndi buze hano ujya umwohereza iwanjye maze ararane na mwishywa wanjye bararane rwose. akoze kwa ibyo Bere rwose ntawe ucyumve koko. se umuntu atahiraho koko rwose yari duhura rwose umaze kungaburira neza umbwiye amakuru meza hano nkujeho koko. rwose reba rwose icyo utabona se ni iki kubiri si isa kimano yiba bitya ibishaka iki ubaseka mu bikomeye. ariko Madura nawe nanjye si ibishaka inkoko kazi nyine. none se nyine kitumva ni iki? none se sheri wanjye urumva uzanyihorera kugeza ryari koko? mbabarira cyane Serema, mbabarira rwose sinshaka kongera gutongana nawe. Kaboyi uzi ko nkukunda kandi nkubaha pe, bityo iyo dufitanye ikibazo nanjye mbura amahoro, sibyo? mugore mwiza wahinduwe n'iki koko ko mbere utangaga ko tuganira? oya wihigima sheri wihigima. nukuri nyemerera tuganire ngira iki kuri ku mutima. dore niyo mpamvu uyu munsi nyine nirengagije akazi kose nari mfite ntahakare ndavuga nibyo tuganire, ariko wanyihoreye. Serema uzarambabaje kubona umbwira ngo ngewe nzakubuza ijuru. ubu koko twashakanye ngo nkubuze ijuru cyangwa ni ukugira ngo dufatanye urugendo rw'ubuzima twembi tuzajye mu ijuru? nyine ngusabye imbabazi aho ngaho navuze nabi. ngaho nawe mbwira, umaze gutoragura abantu bangahe ubazana hano mu rugo? ni 3. aha ngaho mbwira uwa mbere uko byagenze, umbwira uwa kabiri kuko uwa gatatu waracyahari. nyine uwa mbere namusanze ku irembo ambwira ko ashonje, ndamuzana nyine uramugaburira rwose. ariko wibigira urwenya Serema, twaramugaburiye nibyo, tumuha amazi arakaraba n'imyenda yo kwambara turamuha, arangije ntiyatwibye. nyine telefone zacu yarazitwaye. wakabimenye? ariko uriya mwana siko bizagenda Kagoye. ni umwana wahuye n'ibibazo byinshi pe. umuzi hese? mbabarira ndakwinginze nyemerera tumufashe, umubere nyina nanjye mubere se, nawe azatubera umwana. dore Imana yaduhaye umugisha, abana bacu bose barakuze. nk'ibyo ndabizi. nabo kandi bagize umugisha, urumva bari mu bihugu bikomeye, usibye bucura wacu shenge usigaye ahangaha, sibyo? uzi ko umuvugira nk'aho uzi aho yarerewe? simpazi, ariko buriya namuzanye mumaranye ibyumweru 2 ku kazi, ahaba nyine agakora amasuku, akiriranwa n'abakanishi bakamwigisha gukanika, nkamusiga akanaharara. naramugerageje kenshi ngo ndebe ko yiba, oya ni umwana wihuriye n'ibibazo rwose, ntago yiba pe. ariko uyu mugabo nzamugire nte koko? umugore nk'undi urabizi ko nta kindi aradusaba,
uretse kugira neza gusa sibyo nyemerero ya mwana tumufashe ishuri rya leta ntirihenda ibyo azarya ntibizaduhenda imyenda azambara ntizaduhenda mu bushobozi imana yaduhaye tumufashije kuko ntituzamuboneraho imigisha myinshi ndetse sibyo Kagoye umva reka nkubwire Kagoye uriya mwana ni imfubyi nk'uko nawe twakuze turi imfubyi ntagira nyina ntagira se kandi n'umuryango waramutereranye urabizi ko iyo uvuze ubupfubyi bunkoze ahantu hatuma nceceka Selema ubupfubyi ndabuzi buraryana noneho watereranwa n'umuryango usigaranye bikababaza kurushaho nuko rero nyemerera dufashe umwana w'imfubyi sibyo mugore wa ntiwamenya impamvu ubwo twifuzaga kubyara abana benshi nk'icumi b'abahungu n'abakobwa ngo batubere umuryango mugari Imana yahisemo kuduha abakobwa 3 bonyine 2 bakaba barashatse kandi bameze neza sibyo ibyo rwose hakaba hari kabucura kacu konyine sibyo wenda umuhungu twari kubyara n'ubu buryo Imana imuduhayemo umva mbese uragira ngo uzazane n'abandi se kandi nyamara uzamukunda kuko n'umwana mwiza wubaha cyane ariko ziko namugerageje ute nkasiga agasanduku karimo miliyoni 2 bamaze kunyishyura mu biro nkamubwira ngo nahakorera isuku ariko nkubwiye yatwara wari kuyaririra sheri ntiyayatwaye rero yakoze isuku arangije arakinga nzanira imfunguzo hanze nahise mbona ko ari umwana wo kwizerwa rwose umwana utarakureye n'amafaranga angana gutyo koko ubuse nakugira nti kuko yashaka kungenza nyine ndabyemeye sheri tumufashe rwose ariko agomba kuba muri iriya nzu y'inyuma iriya yo hanze iriya ntoya sibyo nabonye ari agasore kandi dufite umukobwa w'inkumi nako hari n'ikindi nibutse mbwira ngo uteze yombi mugore mwiza agomba kubikorera ntazaba hano gusa ngo yige tumugaburire tumwishyurira ishuri nk'aho twamubyaye gusa uragira ngo akore iki ndirukana umuzamu aba ari uzakora izamu aba ari nawe ukora mu busitani ako kaba akazi ke ngo iki rwose hanyuma se umwana azarara izamu bucya ajya kwiga ko kurumva bishoboka Kagoye zibuzwa n'iki oya rwose oya ndashaka kandi kaza azakora mu igaraje ariko ibyo byose simbyemeye arara izamu bucya ajya ku ishuri basi se waje nkajya kugugurira indazi n'amatari ya kwa Kazungu gasho warukoze ariko nta kintu na kimwe nshaka izaba mana we use kuko uzabigenza ute yose ni imibyimba y'inkoni ni inkoni isanzwe se shaka ari kaburi ifite amashami ubu nkweretse ikibuno cyanjye wakumye abantu bagukubita bakabukuraza use kuko uzabigira ute simbizi zaba umenye nanjye nzatorongera nk'umusaza wanjye ikibazo nuko yazagaruka inakambura akicwa n'agahinda wirira gasho ntanganisha ikibi ni ugutoterezwa iwanyu ugacyurirwa ku mubyeyi wawe atakiriho kandi ibyo bita akaduramo byose ari imvune ubonye banuka bakankubita ariko batanyuriye ngo mama yari indaya ngo yazize sida ibyo yari afite byose yabikuye mu bagabo ndabaye ku buryo numva ndi bubwire mama gasho ndamugusabira uzaze kwibera iwawe uramenye izaba uramenye ntugire icyo ubwira mama wawe kuko ndabizi neza ni inshuti ikomeye ya Mukamarume niwe munyamabanga wabo ko mama wanjye ari umuntu mwiza se yakwemera ko baguhohotera abizi umwana wese abazi ko mama ari umuntu mwiza izaba cyane ko aba agukunda urukundo rutagereranywa nanjye ibyo mbwirwa kuri mama byose sinari mbizi nakuze nzi ko nta muntu mwiza ubaho nka mama wanjye ariko iyo bamutuka bakamuvuga amagambo mabi ngira ngo n'undi muntu bavuga utariwe n'ubundi mama wawe yari umuntu mwiza rwose gasho ibyo bavuga ntibikakubabaza uzahamane ishusho ya mama wawe uzi umubyeyi mwiza wagukundaga nawe ukamukunda uwampa amahirwe yo kongera kumubona rimwe gusa byibura ngo mubaze koko nibarinda nk'uko musaza we na muramukazi we babivuga gasho mwiza rwose ibyo ntibishoboka
ariko baranamubeshyera. Simbizi zaba gusa icyo nzi cyo nuko mama na musaza we batigeze bumvikana kuva na kera mama akiriho. Uko musaza we yazaga iwacu yahavaga batunganye ntibaburaga ibyo bapfa. Nukuri ntibakakubeshye ngo bikubabaze. Ubundi se mama wawe yaba ataritwaraga neza byatuma babigukubitira. Ntubaguhoye iki? Ngo bambonanye n'umuhungu Izaba. Umuhungu? Ninde we? Icya Serije twigana cy'igihubutsi nabujije kuza iwacu nticyumve. Mama, ngo se Serije yaraje iwanyu gukora iki? Ngo yaraje kuntirika ariko yambeshya agashya. Yashakaga kuhaza gusa. Ubwo rero nagiye kuyimushakira. Nyimuhereje hamana ikiganza cyanjye. Mukamaruma baramubonye. Ariko amagambo yabwiye umugabo we wagira ngo yadusanze mu buriri turyamanye. Ngo iki? Yavuze ngo uyu mukobwa nakataraza zakazana ngo nutamuhana ejo bundi azaba yabyaye ngo dore namusanganye n'umuhungu bumanye. Izaba ambeshyera n'ukuri. Nyokuru nawe ntiyashishoza baragukubise. Bamfatanije baramondagura koko. Ariko kandi ari nako banyurira ngo ngiye kuba indaya nka mama ngo nanjye nzicwe na sida. Ariko ni abantu babi. Ihangane shagajo. None se wambabare nkagushakira icyo urya ko mbona ushonje inshuti yanjye. Izaba simeruka kurya ariko ndumva ntabyo nshaka. Hari ubwo nshaka ko urupfu ruza rukanjyana ariko nakubita agatima kuri musaza wanjye nasezeranije ko azansanga ino nkisubiraho. Tekereza nawe bamukubikiye uko yamererwa. Yego disi kandi uba hararakora amanywa nijoro ngo azagaruke kunkura mu bibazo yansizeho. Rero udatuma nanjye ndira Gaju. Humura musaza wawe azaza kandi ibibazo mufite bizakemuka. Ntiwishe bite kuje hano? Nje kureba ibyo wiherereyemo Kabe. Kuki usigaye wigungira hano mu nzu yawe? Wajya uza mu nzu nini tukaganira ko. Ngomba kwiga cyane kugira ngo ntazatsindwa ngasebya papa wawe wangiriye icyizere. Nutareba neza uzahinduka inyuguti wa mwana we. Bega Kabera, urambura ibitabo 3 n'amakayi, ubuse byose ubireba muti. Nyabugenge n'ubugenge bwayo shengewe, ibyo byose nyine burajye kwira maze kubirebamo. None se kuki wanze ko ngufasha Kabe? Dore byinshi muri byo wiga ndabizi, kandi amasomo ari mu byo natsindaga cyane nkiga mu yisumbuye. Ahubwo mbonye ko ngomba kuguha amakayi nigiyemo yagufasha cyane. Iturano mubwire. Shenge ni byiza kushaka kumfasha. Ayo makaye rwose uyame nta kibazo. Ndayaguha. Urungana mwiza cyane rwose ndabigushimira. No kuri nabonye umwana wo mu kirutirata. Kuko abandi bose mpura nabaho nyura. Aho niga. Barirata cyane ku buryo mbona rwose batazi niba bari munsi y'ijuru. Ariko wowe umutima ufite rwose ntusanzwe. Ukimbona wangiriye icyizere birantangaza. Bituma numva ndi umuntu mu bandi. Ariko nukenera kumfasha ujye unumaho umukozi rwose we kuza hano. Kubera iki? Ndaha kuko nagize amahirwe ababyeyi bawe bakangirira neza ntazibagirwa. Ariko hari icyo ngenderaho rwose numvikanye na mama wawe. Ni iki Kabe? Ni ibiki wumvikanye na mama? Nimbikubwira se ntuzamvamo she? Ndaherese kugira ngo wemere ko ntazakuvamo Kabe. Oya wikwirirwa urahira mu maso yawe haranyereka ko utazamvamo. Mama wawe yarambwiye ngo yareze abakobwa be neza. Bakuru bawe yarabashyingiye. Kandi bashatse abagabo bavuka mu miryango ikomeye. None rero Kabera, uri hano kugira ngo tugufashe wige. Nturi hano kugira ngo uteshe umurongo umukobwa wanjye. Ibyo ni mama wabikubwiye? Yabitewe n'iki subu? Yabitewe nuko yaramaze iminsi abona uva ku ishuri nturegame mu nzu iwanyu ugahita uza hano. Muri ya minsi wari ufite ikibazo nyine ukeneye ko tuganira. Natekereje ko igihe urera cyane nkaguhobera ngo utuze
yaba yaratubonye nubwo bwose ntacyo yabimbwiyeho. nivugire ntazi kwitaha ngo umpobere unkomeze ungire inama umutima wanjye utuze wumva narimanitse kubera gukunda mpubutse maze ndanagukumbuye kabe. umaze igihe umpunga kandi uri uwo mpobera nkaruhuka nkibagirwa uriya munsi umusore nari narakunze wese yaje azanye n'umukobwa yambitse impeta akambwira ko aje kunyereka fiyanse bagiye kubana mu mahanga. Shengera umukobwa mwiza uzibagirwa umusore w'igicucu wihemukiye akakubabaza. Ntuzatinda kubona umusore mwiza ugukunda akakwibagiza ibyatambutse. Naho ubundi ngenda kwirinda cyane she. Nahisemo gukora etide ku ishuri nkaza waryamye kubera ayo masezerano mfitanye na mama wawe. Muri weekend ukazindukana na papa mukagenda ntarabyuka kugira ngo ntakubona. Uzi ko nabyo nabirwaye kabe. Shenge uramenye rwose. Uramenye utankura naho nari nibereye. Kuki utambwiye ikibazo ufitanye na mama? Kubera iki kabe? Koko mubwiza ukuri kuri inshuti yanjye ko ari wowe muntu uzi ibyanjye kuruta uko abizi yarambyaye bitananira ariko ntumpunge. Nkeneye kugufasha mu masomo yawe ugatsinda neza nk'uko ubyifuza sibyo kabe? Mama wawe ni umuntu mwiza kandi aragukunda. Nanjye ndiwe ntarinda umwana wanjye umuntu nka Kabera. Wowe uri muntu ki kabe? Nturi umuntu nk'abandi? Ndi imfubyi, ndi igicibwa, ndi ikibazo mwisi. Apo wivuga gutyo kabe? Uri umusore w'umuhanga uzi gukoresha igihe cyawe neza, uriga ugatsinda ukanafasha papa mu igaraje kandi byose bikagenda neza. Uzi iyo papa atangiye kukuratira abantu ko numirwa? Nuko papa wawe ankunda. Kandi nanjye nyuma ya mushiki wanjye nabonye undi muntu nkunda cyane, ni papa wawe. Ngese ntunkunda kabe? Shenge kingura vose nyine kingura shenge ndavuze ngo kingura. Ariko ibindi bikira Kagoye upfuye iki n'umukobwa wawe? Ave ndeka kwaje yiruka akinjira mu cyumba agakinga ukaba umukinguza bigenze bite? Wandetse Selema, wandetse ko nakataraza uzakanzanira ko yewe mada wowe nyine tuzumbwira rwose ikibazo ugiranye n'umwana ngize nkuzaniye akaye. Tekereza sheri, umwana w'umukobwa nka Shenge kumusanga mu nzu y'umusore koko umusanze mu nzu hehe? Nihe handi hatari hari inyuma muri ya nzu yo hanze aho Kabera usekaze. Ariko nzagire ubwo suraseka iki? Niko Kagoye ubushwanya na Shenge mupfa ko musanze mu nzu hariya mu cyumba kwa Kabera koko? Si ikibazo gikomeye se? Ariko uzi kuvuze ngo umusanze mu nzu y'umusore ururukanye urosoka wagira ngo umusanze ahandi hantu koko? None se n'ubwa mbere Shenge yinjiye mu nzu yo kwa Kabera koko? Ndeka Selema, niba wowe nta mpungenge ufite ngenda zifite nyinshi cyane, ahubwo sinshaka ko Kabera uri amenyera Shenge, nta nubwo nshaka kubabonana. Ariko nkubaze Kagoye, bambaza zibiti Kabera si umuntu Shenge nawe akabundi? Umva, sinzi impamvu udashaka kumva impungenge zanjye. Umunsi nabasanganaga hano ku muryango bamatanye nkabikubwira wambwiye ngo iki? Ahubwo mbaza ngo nakubajije ngo iki? Wambajije ngo iki nyine? Narakubajije nti mbere yo kurakara wabaganirije umenya impamvu bahoberanye. Uransubiza ngo ntayo wababajije kuko ntago ibyo wabonye wabishakaga ngo ntunashaka ko bizongera. Siko wambwiye se? Niko nakubwiye kandi ntubigusubiriyemo. Nibiba ngombwa uzasohora Kabera uriya hano mu rugo ujye kumukodeshereza hanze cyangwa mu muryango umwe mu y'ibiro byawe ashyiremo amatora na supanete abiyo, urumva? Ariko areke kuneshereza umwana umurongo. Ariko Kagoyire wacururutse kuko cyoroshye ibintu. Nk'umuntu wakumva uvuga ko Kabera yatesheje Shenge umurongo ntabwo yaguseka koko? Aseka iki? Ese niba udafitiye Kabera icyizere kuko ari umwana wundira Shenge wabyaye kuki ntacyo umufitiye?
ushatse kumbwira yuko uburere wamuhaye ntabwo ubwizeye cyangwa ndabwizeye nako simbizi serema sinzi impamvu mbona ariko se kagoyire rwose tuzi umutima wawe uhumure kabera n'umwana wibabariye icyo akeneye ni abantu bamuba hafi bakamukunda bakamufasha none ukeneye ko na shenge amukunda neza mukunze bitwaye uvuze ngo iki none se ntiyamufasha mu masomo niko shenge atangiye kaminuza kabera aracyari mu yisumbuye amufashije bigutwaye iki koko ngo oya uzamumvanira mu rugo kagoyire ibuka ko uru rugo ari urwacu twembi none kabera kugira ngo ajye kuba muri iriya nzu ntabwo nabigusabye umugore mwiza ntiwabinyemereye urabizi ndagukunda ariko rwose nta kindi ngusaba ni ukunyubaha nk'umugabo wawe nsanzwe nkubaha ariko biriya byo rero uriya mwana amahoro hiya mfubye amahoro wamuhaye amahoro akiyigira niba ushaka ko akomeza kuba aha ngaha rero hano umukobwa wawe sinzongere kubona yinyabye inyuma hariya ariko njye ntacyo muhana nta makosa afite rwose nuko yifitiye umutima mwiza wo gufasha mugenzi we ahubwo wowe ibyo ukeka bitanariho mbona ahubwo ariho uzanabibateraho seremani rwose nyumva njye hari ibyo nabonye mbona ko umwana wacu ashobora kuba hari uburyo yiyumvamo kabera budasanzwe ariko se yamwiyumvamo byo bigutwaye iki koko kagoye wowe nk'umubyeyi wabagiriye inama nk'abana ukababwira uti muracyari bato ibyo gukundana nimubyemerewe uti inshingano zanyu n'izi nimubanze muzirangize ukareka ibyo bintu uzana byo gusana mana yanjye wowe urumva bitaba ari n'ikibazo ibyo ntashaka bibayeho ni ukuri ntacyo numva mama ntuzi guhana rwose miyokabure mwihanire ku buryo atazongera kuzuzuma urabona ukuntu yangize iri shuri nikoreye si ukubera we waza unisenga kubita umutwe ku nzu ariko ubundi uri iki wagakobwa we umuntu asigaye akubita kumumirije uzi ko wagira ngo uri igiti ngaho kagende vuba nako nikagaruke kambwira impamvu kankutiye umwana umukoropejo kakanamusunika agakubita umutwe hasi mumbarize mama mumbarize rwose hasoni ibi ni agasuzuguro gusa urandeba iki se ko utari na mwiza kureba nk'ihuku ihuku gusa se n'undi munsi nunyoberaho nzakwereka twirinde wazagira ujye usindira ku bandi njye undeke soni iki se wowe ariko wibonyemo ikigaju mubaze ngo bazi kuko ukoraho gutya ugahita umpimbira ibyo ntakoze ubu caceka nashatse umukobwa mwiza namubura uretse wowe usa n'akayobo ubwo icyo uvuga urabizi gaju uzi kubeshyeye mubyara wawe bashobora no kumufunga niba adashaka gufungwa rero ajya asinda ajye gushaka indaya basanzwe biriranwa byandeke sindi igikinisho ubu urabiyumva urabihakana ariko hari abamubonye ninde wambonye ninde bahamagare wa mukobwa twafatanyaga gusasa hariya mu marogi avuge ko atakubonye twiringiye cyangwa avuge ko atakurambiye kuko ukuje wanyoye umutesha umutwe ngo nanyoye twiringiye nubwo nkubitishije ntibiciriye ndakwiyamye n'imbere ya mama wawe yaso naza ndabimubwira ndongera mbisubiremo ntuzongere kunyoberaho uyu munsi gukubisa umukoropesha ubuzima bwanjye nicyo gishoro mfite muri iyi si wiha kongera kunkinisha n'icyuma nzakigutera sawa ndakumvise mama wamwumvise ko uyu mukobwa ari umwicanyi ariko ubundi mumutunze b'ikimwe azamwirukanya ariko ubundi wanyoye ikigaju mwirukanya akagenzi wanyoye iki ku buryo utinyuka kuvuga utwe rwose uri imbere yanjye inkoni zawe narazimenyere inzara kuyinyicisha nabyo maze kubimenyera ibitutsi nabyo narabimenyereye ubu ni iki wakora kindi ngo kinkange ko urumva ko yashize ubwoba ubu uraguhana icyo gihararumbo cyawe cyananiwe kwiga kwiruka akazi mwagishinze ku macumbi karakinaniye gakomeje kirirwa gashaka gusambanya abakobwa bahakora mama ndakora akantu mwacyohereje kwiga imodoka n'amategeko y'umuhanda birakinana aho kugihana mushungirwa kuri njyewe
ubwo n'umwana wanjye uvuga gutyo ngo ni igihararumuri mumbarize kwihanganiye ariko nanone sinyigushaka hano ndabimenya niba muteranya na nyokorome akaba atakimwe mama mwirukane hano mwirukane mumfukuza tuvire mu rugo bavire mu rugo mwebwe ugende ari nje namwe n'indi uri iwawe uvuze ngo iki gashu uvuze ngo iki mvuze ukuri uko kuri di uyu munsi ni munyirukana ndajya mu buyobozi aho mwaduhereye mwatumye musaza wanjye atorongera ubusinzi niba akiriho cyangwa yarapfuye nkakora akantu k'umukobwa afite niga nabi musibye ishuri kugira ngo nkunde tsindwe ariko imana ikandwanaho wowe uravuga imana wowe uvuga imana wowe imana ntikuzi iyo ikumenya niyo ari kubusucyo genda twiri jya kwiryamira mwana we oya reka nkamukosora uyu mukobwa aricara kugeza nyirarume ahageze amusubire mu byo amaze kuvuga ndabisubiramo ndongere mbisubiremo rwose nta mpamvu yo kungira agatebo bayoresha ivu muratashye musanze nabatekeye ndabagaburiye murariye murangije mubyutse ibyabaye mu gitondo mutangira kunkubita akubitwa twirinde uhereye none uzongera kunkoraho tuzabona ahubwo none nakudiha ubyumve wa mubyeyi nawe inkono nkubise uyu munsi unziza ubuhararumbo bw'umuhungu wawe zitwa iza nyuma ariko noneho baba baguciye sereya ndagaswe yawe data we urumva aka gakobwa kakubwira umva nakubwiye ngo nawe ujya kuryama twiri nakubwiye ngo ujya kuryama ariko mama wanjye wakoze agasuzuguro ko ubwira icyuri ry'umwana ari gusuzugure nurangiza ujuru umujinya koko wari navuze ko utazongera kunkoraho kanye ntiwagere kunkora uratinyuka ukamfata ukuboko gaju wongere noneho ubaye ingare muri uru rugo birarangiye reka nze mpamagare nyokorome reka nze muhamagare mbimubwire rwose ariko ubundi ubu maduranya aba ari hehe muri iri joro koko ubu ari he ngo nkize inshinzi y'umukobwa nako mfasha kwikosora ariko njyewe ntabwo ndishinze urishinze imbi ahubwo nta soni uriyo rimwe kabiri gatatu uri nge turambura n'ikinyendaro kuko ntuzi ukomoka ubu uri hano urwanira imitungo ya nyoko kuko uzi so wari we nta soni mwihorere ko noneho mwitabe madura nawe arakabije rwose kumpamagara mwitabe rwose uyu mugore wawe noneho dore ndabona guhamagara nk'aho inzi muhiriyeho ahubwo rero mbere reka mbyuke ngende wa mugani wabona iwanjye byacitse ndanze madura ndanze ubu munsi wari uwanjye rwose twumvikanye ko ugomba kundaza ubu gake none ngo uragiye usumva nabyemera ihangane bere ni ukuri ndeka ngende kuko si ibisanzwe si ibisanzwe rwose kuko nkenda mpamagara gutya nugenda ndarakara ni ukuri ubwo se waba ugiye ute koko niriwe nkiteguye nzi neza kuri bundaze none tugeze mu buriri umugore wawe guhamagaye ngo uragiye gusa urumva byavamo sumva igenze ne koko bino none arongera ahamagaye ni ukuri sinshobora kumwemerera ni ukuri ubu gusa uramara gucana umuriro usiga utawuzimije se mbyemera ntabwo mbyemera reka ibyeri na rwose kuko se wagurumanye wiseka yewe wiseka mbabaye madura buse none se wagira ngo mvuge mu ruhe rurimo kugira ngo umenye ko ngushaka hano nohereje umwana wanjye kuri ako kwa nyirakuru kuko nari nzi ko ndazi ijoro ryose none ngo uragiye bene rwose urabizi ndagukunda ariko nyihanganire pe uwo ukunda namubonye madura ni kanyine ukunda ngaho genda umusange ngende se nsijya ubabaye gutya beri ibyo kuba inshoreke mba mbibonye nyine banitije ibitari ibyanjye kandi iyo nyiri umuringaje nyine utega ukuboko da uyasigaho kuvuga utyo beri sigaho bose mugundutira abandi bose genda yewe ngo ngende sinagenda ufite umubabaro ubabaye beri nuko ariko sinavanga ngo mbashe kurenga uriya muryango utampaye uruhushya cyane da utabinyemereye ubwawe ngo usezere useka usomye ku munwa maze nanjye nkajyana ibineza neza maze nahinguka nyirakijiji akajijita asanga yibwira ko ari unejeje niba umunezero wawe uri hano rero nk'uko ubivuga ngaho hama hano ndazi siko twabisezeranye se erega ntange kukuraza nkarara muri uwo munyenga simbyanze ahubwo nyine
urumva ni uko nkenewe mu rugo. ngaho rero muhamagara umubaze ikibazo afite aho guhura ngo ugende ngo ni uko aguhamagaye udatuza. Ariko wamugana uwamuhamagarara. Ariko se nimuhamagara ndamubwira ko nyiri aya masaha koko. Ariko nzajya mpora nguhimbira ibinyoma koko Madura. Wowe ntushobora kubona icyo ubeshya umugore wawe. Erega mabiriye mugore twabanye mu bugeni buvuze ubuhuha. Baranyihanganira. Agapagasa akantunga ndetse akanyambika. Sinigeze mubeshya rwose. Uretse ubu namenyanye nawe ukampata urukundo ukananyereka inengeze ntari narabonye. Beshyere Madura. Ni wowe waje unsanga. Nyine kuva kera najyaga nza hano mu isantere kwa mushiki wanjye nakubona mwumva agatima karandishye ariko simbitindeho kuko nabona gutanyemera nuko rero mbonye ku kantu narakwegereye bicamo ndabeshya se ureze wari kunyemera ntacyo mfite. Ibyo tubireke Madura, ibyo bireke rwose. Reka ahubwo dutekereze icyo kubeshya umugore wawe ubundi twiraranire, si byo se? yuko sha urayikoze shaka bera we muhamagara umubwira azatwara imodoka ye rwose. niko ndabibonye burya ntawe ukina yiga koko. ubu byari byashobeye umukiriya yari arimo ampamagara ngo akeneye gutwara imodoka ye ngo arajya mu bukwe saa 8. nahamagara Masudi maze akora imodoka y'abandi nawe telefone ye ntayiriho. Ibyo Masudi akora byose maze kubimenya rega. Ikibazo rwose yego sha ajye yisindira rwose yiryamire ndahari nzajya musimbura. uri umuhanga cyane kabe. Murakoze. Ko abandi basore bose bakora hano bananiwe kumenya ibya moteri nk'uko Masudi abizi nibura nasinda bajya bamusimbura. Si uko utabimenya ahubwo nuko utabiha umwanya. Moteri irarushya ubu ndeba ijoro ryose sinaryamye. Ngaho rero utawugiye kuryama sha gusa urakoze sha uramfashije ngira imodoka n'umuntu ukomeye ntabwo nari bubone icyo mubwira rwose. Niba akomeye se ubwo ntafite indi modoka? Mvuye umwana nawe ra imwe se ebyiri se afite imodoka nyinshi gusa buriya wenda harayingiye nshyashya niyo ashaka kugenda amatashya ubukwe wenda. None ngo ngende ndyame? Jya kuryama rwose. Reka ahubwo tubanze tuyogeshe nimara koga rwose ngende nyitwara urugendo rutoya turebe ko yakize neza. Oya genda uruhuke kabera rwose utazagira utyo ukitura hasi mu kazi. Genda ujye kuryama. Gusa ndacyabashimira muzehe wanjye. Ni ukuri rwose ibyo maze kumenya byose nimwe mbikesha. Ngeze mu mwaka wa 6 wayisumbuye kandi ndateganya kwiga ubukanishi kugira ngo ibyo nzi mbibonere impamyabumenyi. Oya uri umuhungu wanjye kabe. Uri umuhungu Imana yampaye rwose ngo mbe hafi muri aka kazi kandi uzancajishe neza. Nzakubera umuhungu mwiza. Yego sha nzagucungura kandi nzasigasira rwose izina ryawe rizahora rivugwa neza. Wumva se nzabwira abatakuzi ko nahuye n'umuntu nyamuntu ufite ubumuntu akambera umuntu. Noneho rero ubu ndabona ukwiye kwemera guhembwa kugira ngo ubone amafaranga uzajya no gusura wa mushiki wawe sha. Numva ntarashaka kujya iwacu muzehe wanjye. Ngo iki? Numva nshaka rwose kubanza nkiga nkaminuza ngashaka amafaranga atari make nkazajyayo ndi umuntu ukomeye. None se uba wumva udakumbuye mushiki wawe ushaka be? Mushiki wanjye ndamukumbuye cyane. None se nyine mfite n'ubwoba bwinshi rwose ko atabayeho neza kubera ko nzabona musiganye nabo, ariko rwose sinajya kumureba ntacyo mushyiriye. Nyine nanjye niyo mpamvu nkubwira ko ukwiye gutangira kwemera amafaranga kabe. Umurimo wose ukoze hano mu igaraje ukandikirwa amafaranga nk'abandi bose, sibyo? Oya sinzemera kwakira amafaranga yanyu ntararangiza kwiga. Uyu muhungura nzirikana ibyo navuganye na mama Shenge mbere yo gutangira. Mwavuganye biki? Ko imirimo yose nzajya nkora ntazishyuza kuko mumfasha. Ko uramfasha kuko simbura itike ngeza ku ishuri, sindasonza na rimwe kuva nagera iwawe. Giho rero nintangira kaminuza nzagusaba umushahara nabwo muto. Ndabyemeye kabe.
rero urumva nk'ubu waraye nyine ukora urwana n'iriya moteri umukanishi wakayikoze yisinziriye yasinze akanabura kuri telefone jya wemera ngo uhe dukeya wenda we kujya ugenda mu mufuka nta kintu kirimo sibyo erega n'ubundi ayo ku mufuka si nyaburanga uyakura hese nyine ko nyaguha ntuyemere hari ubwo noza imodoka bakampereza shenge nawe ajya mpa ku dufaranga mama we yamuhaye nyamara ashaka be wowe na shenge umukobwa wanjye sinzi ibyanyu nibyo umuhungu na mushiki we ariko da gusa nta kirenze ibyo pe gusa ndamugushimira n'umwana mwiza cyane agira urukundo nk'urwawe wawu mbega umukobwa ngo arabirwa we nanze kugenda utambonye kabe na mama ntarambona yewe na papa ni wowe wa mbere nje kwereka iyi kanzu y'imvune zanjye mpereza iyo telefone yawe maze aba ari ngewe ugira amahirwe yo kugufotora ifoto ya mbere wambariye gusoza amashuri yawe kudaseka se mpereze unyegere maze dufate serifi kutinye se uhumura mama ntazayibona ntajya areba muri telefone yanjye kabe ngaho seka kabe seka serifi oke seka neza kabe seka urakoze cyane nizeye ko uyu munsi rwose uri bugende neza witware neza kabe uzumbwira ko watsinze kuko nutsindwa ndababara cyane kandi amanota y'icya leta nasohoka uzaza uri uwa mbere ndatsinda rwose ndabizi neza kandi n'andi nazo uzabona ko utavunikiye ubusa rwose unsobanurira nutsinda uribuka gahunda dufitanye ya gahunda yo kunsohokana ukangurira ifi n'ifiriti yego nyine kabe iriya uzanyemerere nkugurire ibintu ukunze kuvuga ko ukumbuye uheruka kurya wabihawe na mama wawe nicyo gihe mberukira ni ukuri ntase wibabara nari nabaye uwa mbere maze atega moto tujyanaho nicaye imbere y'umumotari mfata mu mahembe mbese nk'uyitwaye nugera iwacu nzajya kukwereka aho hantu twajyanye hafi y'amazi magari ubwo nagiye kubona nyine mbona banzaniye agafanta arambwira ngo nje kugusengerera kuko wabaye uwa mbere mu gihe nkinywa ku gafanta nzi ko ariko yansengereye mbona bazanye ifi n'ifiriti byose nzabikugurira ariko ntuzumbwira ko wazanye perimi ndayizeye she wihangane ko njye ntafite icyo nguhemba ku byiza byinshi wankoreye kuva nagera hano muri uru rugo inama wangiriye wamfashije gukomeza kubaho ubuzima bufite intego ntitaye ku wantaye kumva ko uri hano mu gikari numva nkomeye sinzi impamvu pe impamvu nyine nta yindi ni uko wari ukeneye umuvandimwe ukuba hafi kandi ndashima Imana ko yabinshoboje nkanayishimira rwose ko nagusanze hano ukanyakira neza njya ntekereza nk'iyo ndeba uko naje nyine nta kantu gasa nabi kishwe n'inzara katagira shinge na rugero maze ngatekereza nk'iyo utanyakira neza ukajya ucuna gusa uko nari kubigenza kabe uvuze ngo iki uko nageze hano nsa ntubizi se none se kuba naragize amahirwe nkavukira muri uyu muryango aho data na mama bakundana bagakunda abana babo bagakora bagahirwa bakabasha kutubonera ibyo dukeneye nabyishyuye iki Gashenge ibyo bitekereza bake uko nta mahitamo nagize yo kuvukira hano niko nawe ntayo wagize yo kuvukira iwanyu ugasanga uri kumwe na mama wawe utagira papa nta mahitamo wagize yo kubura mama wawe kuri uriya munsi nta mahitamo wagize ngo kwa nyokorume bakujujubye kugeza ubwo utorongera ugahunga iwanyu Shenge ibyo tubireke rwose bitabishye umunsi w'ibirori byawe ukora ikizami vuba uze kabe ndagushaka mu birori byanjye ariko rwose ndakora uko nshoboye mpaboneke none se Shenge mukobwa mwiza ndakumva ndabizi warababaye ariko wari ukwiye gufungura umutima wawe ukinjira mu undi muntu wa muntu umaze iminsi nyine aza hano kukureba uyu munsi ntiwamwemera akagira ayo mahirwe kuko uyu munsi wo kurangiza amashuri abenshi bakunze gutungura abantu bakerekana abakunzi babo yagutumye se kabe
oya ngo ugende umubwire ko nta yindi gahunda mfite itari yo gukomeza kwiga amasomo yigwa n'abize icungamutungo kugeza nyakamiritse bityo nkaba nta mwanya mfite w'ibyo ashaka. ntiyantumye ariko mbona harenganira kandi aravuga. Kabe umuntu wansaba kumukunda bikihuta ni umuntu umwe wenyine. umunyamahirwe ninde she? reka mbabwire tuba gatega turi hose ubu turi abakire bemewe hano mu isantere ubwo twatuze imodoka ya fuso bwa kabiri atari igihe wabagiriye inama se ahubwo rwose mukwiye kuzegerera nyinshi inzoga ko zihari se umwe ufungure firigo wiyongere nimushaka buke ntiwumva se nijya gukunda ariko uzi iyo mbagaze hariya bayipakira imyaka igiye kuyigemura mu murwa mukuru mujye mumenya kubera intazi ubwenge uzi ubwenge rwose kandi uri n'umugore mwiza umugabo uwo ari we wese yakwifuza. uvuze ngo iki Madura uvuze ngo iki nta soni ndavuye iri nshuti kanyi uvuze ko twataramye kandi mu gitaramo ko umuntu yisanzura akavuga akamuri ku mutima kuri njye ni umubage mu bagabo batuye hano mu isantere bavuga ko birinda ari we kizungereza mu bagore bose b'inaha. hanyuma se bavuga wowe utavuga ariko uvugara mu nyumvire kuko urafuhira bene n'inshuti yawe kuko kanyi yego ramumarize kuko Madura iyo utaba inshuti yanjye kaba kabaye nuko nkwizera nyine naho ubundi nari kukameza wowe na Madura nka basanza nyine urashoboye ariko kanyi yasigaho ntukabe nk'abagore b'injiji bafuhira abagabo babo we Madura nyaragukunda cyane ikimenyimenyi yakweguriza ipo y'inzoga niko urabona ipo y'inzoga ya mushiki we ni wowe wigenzura none urimo kwiyashura wakubwira amadeni afitiye beri reka izo bazana ukabari ni amadeni gusa izo bajyana hariya ku macumbi ni amadeni gusa niba n'umuhungu we tuzamumbya simbizi rwose mbese ntuhomba bizaba bitewe n'ubujiji bwawe ntugasinde mu muke Madura ikoze njye sindinjije ntabwo ndinjije ariko nubwo murafite abantu bakuru nk'amwe iyo abantu bamaze gukira hari ibyo bagomba kwirinda harimo n'izo ntonganya no gushyamirana nimusiga yego uratabere uhise ngo wabimenye ko agomba kunyubaha nk'umugabo we buri gihe dutwara ariwe ubiteye uko yabaye mbege buke gusa ntabwo ntagira ngo nubahe umugabo bere wasigaye afite agacahindiramo ntayamenya kugeza ubu ubu uragira ngo muvuge Madura mbwire berina umubwire iki se umubwire iki mubwire imyitwarire yawe mibi ariko rero hari ikitagenda neza mukambwira nkabunga reka ni na cy'inshuti zibera ikitagenda n'iki bisiko n'inywere mbareke umva beri iki se Madura yagiye ahinduka buhoro buhoro nkabibona nk'ihangana umugabo akagenda agataha bwenda gucya ngo yari mu kazi nyine nyamara nabaza ngasanga yarafunze akabari hakiri kare ubaze icyari akizirisha haca indi minsi birakongera mbese ugira benshi kuri kw'Imana ibyo narabyihanganiye nakira ko agomba gutaha mu gicuku ibyo ni iki aho tuguriye iyo modoka rero ubwo aragenda akarara iyo akazaza ejo yajyanye n'imodoka imodoka ifite umushoferi ikagira kigingi waba yagiyeyo ese nyine ubwo aba yagiye maze wumve rero urumva abagore bafuhira ubusa
Madura niba ari ibyo wisubiraho ikize isubiraho iki Maduranya twabaye mu bukene urabizi tubana neza none se ntitubanye neza imitungo ya mushiki wawe igiye gutuma ugiragira ntabwo tuzayivemo tugende dusubire iwacu ariko se tuzasubirayo ko twagurishije Maduranya rwose ntaruha reka maze nisome niko ye maze navuga kurigiji ntugahora unyitinjije Madura ndakwiyamye uriyo unyitinjije uhereye ko niyo undusha amashuri menshi aririra ibyo byose ayinya oya Madura arakubeshya Maduranya rwose gerageza kumvikana n'umugore wawe niba mwaragize amahirwe yo gutera intambwe mushyire hamwe aho gucwana kuko nimwimika amakimbirane n'umwiri cyane ewe murimo bizayoyoka mubireba ndarabizi se ngo abimenye saba amahoro ariko ubundi kanyi ubundi ushyiraho ingenza wirirwa ingenzura ushaka kumenya igihe nafungiye wishyenda umwana wawe hagiye ugenzura twiringiye wabyaye igihe ukandika ngo niwumva bere ariko umva umutima wawe wageze hanze kera umvunuke niba utari unabizi inkoko yaraye hanze yitwa inkware Madura ipusi yaraye hanze nayo ikitwa inuru uragira agasuzuguro gihukanyi nta soni ubwo muri ibyo uvuze nge ndi iki ndi inkoko cyangwa ndi ipusi urumva umeze ute gasho ko uyu munsi nabonye uri umeze nk'uwasoherewe simbizi zaba umwanya umwe ndagira nkumva imbehimbanye nyinshi mu mubiri ariko ni mu gihe bamaze iminsi bandaza hanze nkajya kurara muri kiriya gikoni kandi nawe urabizi gisa nk'ikirangaye umenya iyo mbeho hariyo yangarutse ngatikira nabibonye disi umwarimu akuramo ikote ry'akariko ngo ifu kubashe gukora ikizamini yarabonye ntengurwa nkananirwa kwandika sinzi rwose niba nzatsinda gasho tugomba gutsinda tukava inaha pe nongeye ndumva ntagishaka kubana mama kubera ukuntu asigaye ataha yasinze nibe nawe ufite nyogokuru wawe zaba iyo udashaka gutaha iwanyu ujya kwa nyogokuru wawe ariko ntibituma ntabazwa n'imyitwarire ya mama gasho jya wihangana mama nubwo yakwitwara nabi ariko umufite si kimwe no kumubura ngo isi kubone nkatwe ubwoba mfite rwose si gusa noneho umenya bazanyiciza humura gasho wenda bazakomeza bagutoteze bagutuke bakuraze hanze ariko ntibazakwica nabyo babikora maze narabiyumviye bavuga ko umusaza wanjye bamukize ngo usigaye babangamiye ni njyewe ariko si babangamiye hiki ngo kuba mpari bituma badashobora kubona ibyangombwa by'imitungo wa muntu kandi se hasigaye ikizaba ko ibyo mama yasize byose byabaye imyangaro ariko se abantu bahora banyoye bagakora bizinesi ikagenda amacumbi yacu yari meza umuntu wese uje inaha akaba ari hacumbika ariko harasa nabi amarangi yaranduye ntibavugurura amakaro yagiye akuka ubusitani ntibusukurwa nta n'umukozi w'umukobwa uhamara kabiri kubera twiringi bagize manager wabo gasho nzahora ngushimira pe iyo utangira inama kiriya gihungu ngo nitwirenge cyari kuntura mu mutego sha none nabonye ko nta kigenda cyacyo cyari kukwicira ubuzima ni ukuri umukobwa wemeye kuba umugore wacyo niwe utinda hariya mu kazi uje azi ubwenge aragikatira kigahita kimwirukana ariko n'ubundi imiryango izageraho ikingwe kuko nta bakiriya pe cyakora baza kuhakorera ibibi bo ntibazabura na ya depanyu nabonye iri mu marembera itarembera se mukamari muri hariya zimibara uko umureba uzi ko ikiriya mama hapakururwaga ya modoka nini ya rukururana ikaza buri cyumweru abantu bo muri aka gace nabo hakurya yako bose barangura iwacu none hasigaye haza akadahihatsu kamwe nako kakaza mu byumweru bibiri tekereza akaba ari seko gasigayemo intebe zonyine musaza wanjye yarakoze kwigendera agahinda kari kuzamwica ihangane shagasho gusa impamvu ndayizi uzi impamvu bagenda bahomba se gasho mfite ibanga ariko nyine umenye ntuzagire umuntu ubibwira kuko bamenye ko nabivuze yamvuma niko yambwiye ku niyo ubwo bizaba none se gasho uzi ko iriya nzu mama agiye kuzuza yubakwa n'amafaranga ava hehe
nabonye mwubaka ariko sinari kubitindaho ke nta bantu bose barimo kuvugurura amazu yabo se ni nyokuru mumwubakishiriza rimwe na rimwe aza no kurara iwacu ngo ngukize aba uramenye ntizagucika wa mukobwa we nanjye nabimenye vuba n'ukuri gusa kuva nabimenya ntibongeye kunyishisha nanahise mvumbura ko icyo gihe cyose mama yanyoherezaga kurara kwa nyogokuru yabaga yiteguye umushyitsi ari we nyokorome none se wabimenye utewe nyine mama yanyohereje kurara kwa nyogokuru nk'uko bisanzwe bigeze nijoro nyogokuru arandwarana nuko nyine nza niruka nje kumuhuruza ndabafata gashu yumve narabafashe pe kuko narakomanze ntibanyumva ngerageza gukingura mbona urugero rurakingutse kandi ntibari bakinze mbese n'akase rimwe ruhita rukinguka mbonye amahano gashu bari muri saro ukaba ugihumekeza aba uravuga iki ko nabaye nkugagaye ngahagara mu muryango nk'uwafashwe n'amashanyarazi se nabo bakamwaragurika bakambara vuba mama akaza kuhankura mbega ibintu bibi wabonye wa mukobwa we tugenda twarashize shagashu si wowe ufite ibibazo wenyine kuko kuva ku ntekereza ukuntu mama ari inshuti ya mukanyokorome basangira inzoga n'umugabo ndatabizi bikandenga kuva ubwo aza yisanga nyine mbona aje nkajya mu cyumba cyanjye mama yarambwiye ngo ninibeshya nkabivuga bazamvuma ayiwe bwa bwoba buragarutsiza abaye we noneho mfata ndumva ngize n'isereri nyota araba yiriwe yiruka reka mugabo ibirometero umuntu aba yagenze uyu munsi reka mugabo wanjye ugiye kuzagwa mu nzira aho bigeze imitungo ya mushiki wanjye ngiye kuyikuraho amaboko hose pe bimenye ko ari iy'abana be ntibishoboka amadura ubu se twaba tumaze imyaka yose dukorera iki ikindi ubigenje utyo urumva twajyayo kuzi ko iwacu twahagurishije tugurisha iriya fuso n'ubundi niyo kuntesha umutwe tugura aho tuzaba biramutse bihindutse oya amadura yega iriya modoka iraduserereza ariko ni ishema ryacu ivugira utyo nyine kuko nawe uguhamagara iyo ifite ibibazo imodoka ihora mu igaraje abashoferi bayisimburanwaho nayo iri mu byo ndambiwe none se umuhungu wacu ko yayize bikanga ko ariwe twari kwizera uragira ngo bigende biti ntukavuge ngo uvuge na kiriya kigoryi cyawe ngo twiringe ni ikigoryi cyanjye madura nzi wawe hari umwana nazanye hari inda nazanye iyo tubereke dushake umuti w'ibibazo dufite ariko se ko umuhungu wa mushiki wawe amaze imyaka itabarika yaratorongeye ubundi baracyariho iyo sinabibwirwa n'iki ndumva wowe twakwemeza ko yapfuye tugashaka umuyobozi mu bina ahangaha udufasha kwemeza ko yapfuye ariko genda kanyindura injiji umuyobozi wakwemera gukora iryo kosa wamukura he nanga ko umugira inama ukanyita injiji wirakarakanyi nuko ibyo utekereza bicurame umuntu tutashyinguye wahera he wemeza ko yapfuye ese uwo yaba yarapfuye we mushiki we urabizi ko ahari ugira ngo ninde wanyandikaho imitungo ahari uri hano we tumufite mu biganza amadura kumukuraho ni aka kanya uti kugira ute aho kugira ngo tuzangare yadutumbuye mu mitungo ya nyina se ntitwamucishaho ubugome bwo kwica mwishwa wanjye ntabwo mfite kanyi ntabyo nkubwiye ngo ukore nta n'uruhare nshaka kubigiramo ubugome buhekura mwene mama ntabwo mfite pe yego natoteje abana be umuhungu ndamumenesha aragenda ariko ubumukora mu nda ntabwo mfite pe ashwi icyo usabwa ni ukubinyemerera gusa waretse se nawe tukazamumenesha akagenda aho kumwica uriya mukobwa azi kwihangana twamukoreye ibibi byinshi byari gutuma arorongotana ntiyagiye ubwo aherutse kunyibwira ko hano ari iwabo ngo azemera akahagwa atazabikigore nka musaza we nuko yavuze se koko yarabivuze umugabo natanga nitwiringiye yarumvaga ikindi uriya mukobwa apfuye twatanga itangazo musaza we ataza kumushyingura bikagaragarira abantu ko nawe atakibaho bityo ukaba umuzungura wa mushiki wawe kanye warutekereje bizima nuko birimo ubugome bukabije muri iki gice cya mbere cy'umukino ntawuramiriza mu gihemu wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Kabera mwakiniwe na Habukubaho Hyacinthe Maduranya mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier Gaju mwakiniwe na Mugeni Aime Twiringi mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Izabayo mwakiniwe n'uwa Maria Olive Shenge mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Kagoyire mwakiniwe na Mukamusoni Josephine Verina mwakiniwe n'uwa Maria Cecile Selemani mwakiniwe na Niyitegeka Garasiane naho uwabakiniye Kankindi
ni Nyirarukundo Beatrice, umutoza akaba ari nawe wafashe amajwi abakinnyi ni Mugiraneza Samuel.